Muraho, ese wari uzi ko ushobora kugira ubumenyi nta bwenge ufite? Nanone wari uzi ko ushobora kugira ubwenge nta buhanga ufite? Mu buzima tubamo bwa buri munsi, kuba ufite impamyabumenyi z'ikirenga, masters cyangwa se PhD n'izindi, ntabwo ari byo bisobanuye ko uzabaho neza, uzaba umukire cyangwa uzagira ubuzima bwiza. Uyu munsi ubimenye neza, ubwo bumenyi ufite bushobora kuba aribwo nzitizi ya mbere ikubujije kuba umukire cyangwa kubaho neza. Bwose bushobora kuza ku isonga ry'ibiguherekeza mu bukene. Amashuri yose wize n'ibitabo byose wasomye bishobora kugufasha kugira ubumenyi bwinshi, yego ni byiza, ariko nanone witondeye, bishobora kuba bimwe mu bikomeza kukubohera mu bukene. Ndabizi ntabwo urabyumva neza, na comments zishobora kuba zitangiye kuba nyinshi, ariko ku rundi ruhande biteye ubwoba niba ubumenyi bwawe bushobora kuba cyangwa se aribwo mwanzi wawe, ndetse umugambanyi kabomba utakwifuriza ibyiza, ushaka guheza mu bukene. Ndagusaba gutega amatwi gusa ukumva ibi neza witonze, bitari ibyo niba wumvaga ubumenyi ufite hari aho bwari kuzakugeza aribwo wizereyemo bwonyine, uribeshya cyane. Tugiye gushyira hanze ukuri kuryana abantu benshi batinya kuvuga ndetse no kumva, impamvu abantu b'abahanga cyane, abanyeshuri batsindaga neza, aba bazwi cyangwa bari bazwi mu cyiciro cyitwa A students, ariko nyuma y'ubuzima bw'ishuri ugasanga ndetse ukanatangazwa n'uko bakorera abanyeshuri batari abahanga, babandi babarirwaga mu cyiciro cyitwa C students, babandi babaga bafite amanota ya nyuma yo kubimura gusa mu wundi mwaka, rimwe na rimwe nabyo bigoye. Uzi impamvu? Nuko abanyeshuri babarirwaga mu cyiciro cyitwa C students akenshi baba bafite ikintu kimwe gikomeye abanyeshuri b'abahanga benshi batagira, cyitwa street smart. Tugiye kureba uburyo umuntu ufite icyitwa street smart, ubwenge buzwi nk'ubwo ku muhanda twigishwa n'isi, abantu benshi bakunda gusuzugura cyane. Turebe uburyo uyu muntu ashobora gukira vuba, yewe no mu mwaka umwe. Kuri aba bantu birashoboka cyane. Aba bantu baba bafite imbaraga zo kwifashisha ubwenge n'ubuhanga bw'abandi. Hari abantu nka Jeff Bezos, Oprah Winfrey na Steve Jobs. Aba ni bamwe mu ngero z'abafite ubu bwenge, bakoresheje ubwenge bw'abahanga mu bya tekinike n'ubw'abize cyane kugira ngo bubake ubukire bwabo. Turaguha ibimenyetso bishingiye ku bitabo nka The Psychology of Money na Rich Daddy Poor Daddy, tukwereke amapaji wasoma yerekana ko ubukire butaboneka mu kumenya imibare gusa, ahubwo buboneka mu kumenya guhuza ubwenge n'ubuhanga bw'abandi. Ibi rero ubigeraho neza iyo ufite ubu bwenge bwa street smart. Ubundi muri formule yoroshye, ubwenge ni se w'ubumenyi, bukaba na se w'ubuhanga. Ubwo street smart yo yabiki muri iyi formule, uze kutwandikira hasi muri comment igisubizo uri bube wabonye nyuma yo kumva kino kiganiro. Tuguhaye ikaze kuri channel yawe Global Insight Rwanda. Fata agatebe utege amatwi, icara wig, bigufashe kwigobotora ingoro y'ubukene, bigufashe kandi kwivumburamo undi muntu wari muri wowe utaruzi. Muhawe ikaze. Mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu mu buryo bwimbitse, ubundi reka tubanze dusobanukirwe ibintu bitatu abantu bakunze kwitiranya, akenshi ari nabyo bituma abantu baguma mu bukene cyangwa se bagafata ibintu uko bitari. None reka nkubaze, waba uzi itandukaniro riri hagati y'ubumenyi, ubuhanga n'ubwenge? Ubumenyi ni amakuru, ibimenyetso cyangwa amateka umuntu akura mu ishuri, mu gusoma ibitabo cyangwa mu kwitegereza ibintu runaka. Ubumenyi muri make ni ibyo uzi. Urugero, kumenya ko isoko ry'imari n'imigabane ribaho ni ubumenyi, ariko kugira ubumenyi gusa ni nko kugira isanduku y'ibikoresho tuzi nka toolbox yuzuye, ariko utazi gukoresha ibyo bikoresho. Ubumenyi butuma umuntu atsinda ibizami, ariko ntibimugira umukire. Ubwenge cyangwa wisdom bwo ni ubushobozi bwo gushyira mu bikorwa ibyo uzi, nibwo butuma umenya gufata icyemezo kizima. Ubwenge ni ubushobozi bwo guhuza ubumenyi n'ubuhanga kugira ngo ufate icyemezo kizima, ukemure ibibazo cyangwa uremera abandi agaciro. Ubwenge ni ugukoresha neza uburyo n'igihe ibyo wagombaga gukora. Ubwenge nibwo butuma umuntu amenya amahirwe, akamenya n'igihe cyo gushora imari, wenda tugiye nko muri business, bukagufasha no kumenya igihe cyo gutegereza. Niyo mpamvu ubwenge ari se w'ubumenyi, bukaba sekuru w'ubuhanga. Ubuhanga, expertise or skill, ni ubushobozi bwo gukora ikintu runaka mu buryo bw'indashyikirwa. Urugero, kuba uzi gusesengura imibare cyangwa gukora porogaramu za mudasobwa ni ubuhanga. Abantu bafite ubuhanga bakunze kuba abakozi beza, bazi akazi kabo neza, ariko nanone witonda, ubuhanga gusa bushobora kukubera umutego wo gukorera abandi ubuzima bwawe bwose. Ni akari gaciyemo, twikomereze. Muri ubu busobanuro bwose tumaze gutanga ku bumenyi, ubwenge n'ubuhanga, ushobora kuba bifite byose, ariko ibi tuvuze haruguru biguha ubuzima buguha ibyo ukeneye gusa. Kugira ngo ube umuntu udasanzwe, kuba umukire cyangwa kuba umukungu udasanzwe, hari ikindi cyitwa street smart. Street smart nibwo bwenge butuma umuntu
amenye ko isi ikora mu buzima busanzwe. Ni ubushobozi bwo gufata ibyemezo byihuse mu bihe bigoye, kumenya abantu, kumenya amahirwe no kumenya uburyo bwo gukemura ibibazo mu buryo bufatika. Street smart nibwo bwenge butuma umuntu ufite ubumenyi buke ashobora kuyobora abantu bafite impamyabumenyi z'ikirenga, kuko aba bantu baba bazi kureba amahirwe aho abandi batayabona, baba bafite ubuhanga bwo kumenyana no kuvugana n'abantu kandi bakamenya umuntu w'ingenzi uzabafasha kugera ku ntego zabo vuba. Aba bantu nibo bonyine bashobora kuba ba risk taker, bakunda gufata ibyemezo bimeze nk'iby'ubusazi mu by'imari, ariko akenshi bikarangira babonye intsinzi. Aha rero niho ahita atandukana na wa muntu ufite ubumenyi, ubwenge n'ubuhanga twabara nk'aho umunyeshuri ubarirwa muri A student, kuko A student ashobora gutekereza imyaka 2, street smart we agatangira uyu munsi kuko we ahora afite amakuru. Street smart mbese nibwo bwenge butuma ubundi bwenge bwose bugira agaciro. Nka Global Insight Rwanda mu iterambere ryanjye nawe yabonye ko abantu bahura n'ikibazo cyo kuba bafite ubumenyi n'ubuhanga ariko bakabura ubwenge bw'imicungire y'amafaranga, icyitwa financial wisdom, ndetse bakabura n'ubwenge buhebuje ubundi aribwo street smart, bakaba ari nayo mpamvu baguma mu bukene. Iki kiganiro kiraguha inzira yo guhindura ibyo byose. Niba ukidukurikiye neza, reka turebe ingero z'abantu bafite street smart bakoresheje ubwenge bw'abandi bakagera ku bukungu butangaje. Jeff Bezos ntiyari umuhanga mu bya mudasobwa kurusha abakozi be ba mbere bose bakoranye, ariko yari afite street smart ikomeye. Yabonye amahirwe yo gucuruza ibitabo kuri internet maze ashaka abantu bafite ubuhanga bwo kubaka urubuga. Yahuje abafite ubumenyi mu by'imari kugira ngo yubake Amazon. Steve Jobs nyiri Apple nawe ntiyarazi gukora imashini nka Steve Wozniak, ariko Steven Jobs yari afite ubu bwenge turi kuvuga byitwa street smart. Yahuje abafite ubuhanga bwo gukora hardware maze bubaka Apple tuzi uyu munsi. Steve Jobs yaravuze ati, ntabwo dukoresha abantu b'abahanga ngo tubabwire icyo gukora, ahubwo turabakoresha kugira ngo batubwire icyo gukora. Aka kantu kumve neza. Steve Jobs yaravuze ngo ntabwo dukoresha abantu b'abahanga ngo tubabwire icyo gukora, ahubwo turabakoresha kugira ngo batubwire icyo gukora. Oprah Winfrey nawe ntabwo yari umuhanga mu by'ubucuruzi mu ntangiriro, yahuje abafite ubumenyi bw'itangazamakuru maze yubaka ubwami bwa media bumwinjiriza amafaranga menshi. Ku masosho media agiye atandukanye bakunda kugaragaza cyangwa kuvuga ibinyuma badafite ibimenyetso. Twe rero turagucukumburira tukaguha amakuru ya nyayo cyangwa se amasomo ya nyayo yagufasha. Hagati aho ushobora kwibaza uti, ibi Global Insight Rwanda irimo kuvuga ni ukuri? Igisubizo ni yego. Reka turebe ibitabo bitanga ibimenyetso by'ibi turimo kuvuga, maze nubishobora uzabisome umenye byinshi tutakubwiye muri iki kiganiro. Hari igitabo cya mbere cyitwa Rich Daddy Poor Daddy cya Robert Kiyosaki. Kuri page yacyo y'104 Robert Kiyosaki agira ati, Financial intelligence is the ability to use money to make more money. It's about knowing how to hire smart people. Ibi birerekana ko abakire badakora bonyine, ahubwo bakoresha abantu bafite ubumenyi n'ubuhanga. Iki nacyo ni igitabo The Psychology of Money cya Morgan Housel. Kuri page yacyo ya 45 Morgan Housel yerekana ko ubukire butaboneka mu kumenya imibare gusa, ahubwo buboneka mu myitwarire. Agira ati, doing well with money has little to do with how smart you are and a lot of to do with how you behave. Ikindi gitabo twareba ni icyitwa Thinking Fast and Slow cya Daniel Kahneman. Kuri page yacyo y'120 Daniel Kahneman asobanura uburyo ubwonko bwacu bukora mu gufata ibyemezo, yerekana ko abantu bafite street smart bakunze gufata ibyemezo byihuse mu gihe abandi bagwa muri analysis paralysis. Ibi bitabo byose bitanga ibimenyetso ko niba ushaka kuba umukire mu mwaka umwe cyangwa se byihuse, ugomba guhindura imitekerereze yawe ukaba umuntu ufite street smart uzi guhuza ubwenge bw'abandi. Mu buzima bw'imibereho bwacu bwa buri munsi habamo ubwenge butandukanye kandi buri bwenge bufite agaciro kabwo. Kugira ngo ube umukire cyangwa se ube umukungu cyangwa se ubukungu bwawe bwihutishe, ugomba kumenya ubwenge ufite, ubwo ukeneye n'uburyo bwo kubuhuza. Hari ubwenge bwitwa book smarts, academic intelligence. Ubu ni ubwenge bwo mu ishuri, nibwo butuma ubona impamyabumenyi. Hari ubwenge bwitwa emotional intelligence. Ubu ni ubwenge bw'amarangamutima, nibwo bufasha mu mibanire n'abantu, icyo bita networking. Hari ubundi bwenge bwitwa financial intelligence. Ubu ni ubwenge bw'amafaranga, ni ukumenya uko amafaranga akora, uko yinjiza, uko yacunga n'uko yashora. Hari n'ubundi bwitwa social smarts. Ubu ni ubwenge bwo kumenya kubana n'abantu, kumenya kuvugira mu ruhame no kumenya gushyikirana.
Rero umuntu ufite street smart niwe uba umuyobozi w'iri tsinda ry'ubu bwenge butandukanye twavuze, niwe ubona icyerekezo kurusha aba bose twavuze, agahuza aba bantu bose kandi akabashishikariza gukorana kugira ngo bagere ku ntego imwe. Dore impamvu street smart ari ubwenge butangaje mu iterambere. Aba bantu bafite ubwenge baba bazi gufata ibyemezo byihuse, bakagerageza ibintu byinshi kandi bakigira ku makosa, bazi kurema amahirwe aho abandi batayabona. Ikindi cya gatatu, bazi guhuza abantu bafite ubwenge butandukanye bakabashishikariza gukorana nabo. Aba bantu kandi bazi gukemura ibibazo mu buryo bufatika kandi bwihuse, bakabona igisubizo cyihuse vuba kandi kibereye abo bari gukorana nabo. Street smart nibwo bwenge butuma ubundi bwenge bwose bugira agaciro, nibwo bwenge butuma ubumenyi buhinduka ubukire. Noneho reka dutange ingamba zifatika zizagufasha gukoresha ubwenge bwawe n'ubw'abandi. Icya mbere, menya itandukaniro. Tangira wimenya, ese ufite ubumenyi bwinshi ariko ukaba ubura ubwenge bwo kubukoresha? Ese ufite ubuhanga ariko ukaba ukorera abandi? Icya kabiri, shaka itsinda ryawe. Niba ufite street smart, shaka abantu bafite ubumenyi n'ubuhanga bakunganira. Icya gatatu, shyiraho intego zihamye. Shyiraho intego yo kuba umukire mu mwaka umwe cyangwa se mu gihe runaka cyawe wateganyije ushaka. Iyi ntego igomba kuba kandi smart. Icya kane, gerageza kwihuta mu bikorwa byawe. Nta kintu na kimwe kigufasha kuba umukire nko gushyira mu bikorwa ibyo ugomba gukora. Tangira uyu munsi, ejo ntabwo ari ahawe. Muri uru rugendo rwo kubaka ubukire bwihuse uzahora n'inzitizi nyinshi, ariko umuntu ufite street smart azi kuzitsinda. Niba udafite amafaranga, shaka abafatanyabikorwa. Niba udafite ubumenyi, shaka umuntu ufite street smart. Kubona uyu muntu ni ukubona inzira aho abandi babona inzitizi. Muri iki kiganiro cyose twabonye ko kuba umukire mu mwaka umwe cyangwa byihuse atari inzozi. Twabonye ko street smart ari bwo bwenge bw'ingenzi butuma ubumenyi n'ubuhanga bigira agaciro. Nta kintu na kimwe kiguhagaritse uretse imitekerereze yawe. Guhindura imyumvire yawe ku mafaranga ni intambwe ya mbere. Ntabwo twifuza ko iki kiganiro kiba ikindi kiganiro gusa wumvise, dushaka ko kiba intandaro yo guhindura ubuzima bwawe. Niyo mpamvu tugiye kuguha umukoro. Menya ubwenge bwawe, andika ubwenge ufite. Ese ni ubundi buhe wifuza ushaka? Shaka itsinda ry'abantu. Tangira ushaka abantu bafite ubumenyi n'ubuhanga bakunganira. Kora purani y'umwaka umwe. Shyiraho intego yo kuba umukire mu mwaka umwe cyangwa se mu gihe cyawe runaka ushaka. Mwakoze cyane kudukurikira kuri Global Insight Rwanda. Twizere ko mwungutse byinshi. Tuzongera guhurira mu biganiro bitaha. Murakoze, bye.